Ese ni iki wakora uyu munsi cyagufasha kongera amahirwe yo gusama vuba nyuma yo guhagarika uburyo wakoreshaga bwo kuboneza urubyaro? Hari abagore benshi bafata icyemezo cyo guhagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro bafite intego imwe gusa y'ingenzi, ariyo yo gusama. Ariko akenshi nyuma yo kubihagarika bibaza ikibazo gikomeye, bati kuki ntasama muri iyi minsi kandi narahagaritse kuboneza urubyaro? Cyangwa bakibaza bati ese umugore wese yahagaritse onapo ntahita asama? Ibi bibazo ni ibisanzwe cyane kandi ni ingenzi kubisobanukirwa neza. Ukuri ni uko umubiri w'umugore uhinduka cyane mu gihe yaboneje urubyaro, akenshi ku bijyanye n'imisemburo igenga imihango ndetse n'irekura intanga. Icy'ingenzi rero si ukwihutira guhangayika, ahubwo ni ukumenya ibyo wakora kugira ngo wongere amahirwe yawe yo gusama vuba. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe inama 8 z'ingenzi zagufasha gusama vuba nyuma yo guhagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro. Bana natwe mu kiganiro kugera ku musozo, uraza gushira amatsiko ku bibazo bitandukanye wibaza kuri iyi ngingo. Nge tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Naho mu kanya. Iyo umugore ahagaritse uburyo bwo kuboneza urubyaro, cyane cyane uburyo bukoresha imisemburo, umubiri utangira urugendo rwo kongera kwisubiramo, imisemburo igasubira ku murongo usanzwe, maze ovulasiyo ikongera kubaho buri kwezi. Ibi si ibintu bihita bibaho ku bantu bose mu gihe kimwe, kuko hari abasama mu kwezi kwa mbere bagihagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro, abandi bikabatwara amezi runaka cyangwa se imyaka kugira ngo basame. Icy'ingenzi ni uko hari ibintu ushobora gukora bigafasha umubiri wawe kongera gukora neza no kongera amahirwe yo gusama vuba. Inama ya mbere yo kwitabwaho ni ukumenya ukwezi kwawe neza no gukurikirana ovulasiyo yawe. Ibi ni ingenzi cyane kuko gusama bibaho gusa mu gihe intangangore yasohotse mu dusabo tw'intanga maze igahura n'intangangabo. Nyuma yo guhagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro buzwi ku izina rya onapo rero, ukwezi gushobora kuba kudahoraho mu ntangiriro, ariko ugomba kugerageza kugukurikirana. Ushobora kwandika amatariki uboneraho imihango, ukareba iminsi iri hagati yayo, cyangwa ukareba ibimenyetso bya ovulasiyo nko kugira amazi menshi asohoka mu gitsina asa n'umweru w'igi. Iyo umenye neza igihe cya ovulasiyo, ushobora kumenya igihe cyiza cyo gukora imibonano mpuzabitsina, bityo amahirwe yo gusama akiyongera cyane. Inama ya kabiri ni ukurya indyo yuzuye kandi itandukanye. Umubiri ukeneye intungamubiri zihagije kugira ngo imisemburo ikore neza. Kurya imboga n'imbuto, ibinyampeke byuzuye, gufata poroteyine nk'amagi, ibishyimbo, inyama n'amavuta meza ava mu binyampeke ni ingenzi kuko bifasha umubiri w'umugore ushaka gusama gukora neza. Ibi bituma intanga z'umugore ziba nziza kandi bigafasha no gutegura umubiri kwakira inda mu gihe habayeho gusama. Inama ya gatatu ni ugukora imibonano mpuzabitsina mu minsi y'uburumbuke. Ntabwo ari ngombwa kuyikora buri munsi w'ukwezi, ahubwo ugomba kwibanda mu minsi iri hafi ya ovulasiyo. Intangangabo ishobora kubaho mu mubiri w'umugore iminsi 3 kugera ku minsi 5, mu gihe intanga y'umugore ibaho amasaha 24 angana n'iminsi 2 gusa. Ibi bivuze ko gukora imibonano mpuzabitsina mu minsi ibanziriza ovulasiyo n'umunsi umwe ukurikiye ovulasiyo ari bwo buryo bwiza butanga amahirwe yo gusama. Ibi bituma intanga y'umugore isohoka isanga intangangabo ziyitegerereje hafi aho, bityo gusama bikabaho mu buryo bworoshye. Inama ya 4 ni ugufata inyunganiramirire ya acide folique. Iyi vitamine ni ingenzi cyane mbere yo gusama ndetse no mu ntangiriro z'inda. Abaganga benshi bagira inama abagore bifuza gusama gutangira gufata inyunganiramirire ya acide folique mbere y'uko basama, kuko hari igihe umugore ashobora gusama atabizi mu minsi ya mbere yahagaritsemo uburyo bwo kuboneza urubyaro. Inama ya 5 ni ukugira ibiro biri ku rugero rwiza. Abagore bamwe bajya muri onapo bakabyibuha cyane, abandi nabo bakananuka cyane, uretse ko hari n'abahirwa ntibahinduke namba. Ariko ikibi cyo kubyibuha cyane cyangwa se kunanuka cyane bibangamira imikorere y'imisemburo igenga ovulasiyo.
Ibi bishobora gutuma ovulasiyo idakora neza cyangwa ntibeho buri kwezi, kabone n'ubwo waba wahagaritse uburyo wakoreshaga bwo kuboneza urubyaro. Kugira ibiro biri mu rugero bifasha imisemburo gukora neza, maze amahirwe yo gusama ugihagarika onapo akiyongera. Inama ya 6 ni ukugabanya siterese ahubwo ukaruhuka bihagije. Abagore bamwe bahagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro bakoreshaga, urugero nk'urushinge cyangwa se agapira, ugasanga bafite igisa nk'ihamuka, ngo abandi bagore babwiye ko urushinge rwikuba cyangwa se ko agapira kikuba, maze bikabatera umuhangayiko n'umujagararo mu buryo butandukanye, ntibaruhuke ngo batore agatotsi, bibaza byinshi kuri iyo ngingo. Siterese ni mbi kuko igira ingaruka ku misemburo igenga ovulasiyo maze ntihabeho gusama. Iyo upanitse gutya rero bigutera siterese, kandi ari mbi kuko igira ingaruka ku misemburo igenga ovulasiyo maze ntusame. Iyo umuntu afite impungenge nyinshi cyangwa se ahangayitse, bishobora gutuma ovulasiyo itabaho neza cyangwa se igatinda. Ni byiza gushaka uburyo bwo kuruhuka, nko gukora siporo yoroheje, kuganira n'inshuti, gusenga cyangwa se gukora ibintu ukunda. Ibi bifasha umubiri n'ubwenge gukora neza, maze imisemburo ikagaruka mu murongo mu gihe runaka kidatinze, bigatera umugore gusama vuba. Inama ya 7 ni ukwirinda ibintu byangiza uburumbuke. Umugore witegura gusama aba agomba kwirinda kunywa inzoga nyinshi, itabi n'ibindi biyobyabwenge bigira ingaruka mbi ku burumbuke bw'umugore, kuko bigabanya ubuziranenge bw'intangangore maze ntasame. Iyo uhagaritse onapo rero ni igihe cyiza cyo guhindura imyitwarire kugira ngo wongere amahirwe yo gusama vuba kandi ugire inda nzima. Naho inama ya 8 ari nayo ya nyuma ni ukwisuzumisha kwa muganga no kugisha inama inzobere mu by'ubuzima bw'imyororokere. Nubwo abagore benshi basama nta kibazo bahuye nacyo nyuma yo guhagarika onapo, ariko hari igihe gusama bishobora gufata igihe kirekire kuri bamwe. Niba hashize amezi 6 kugeza ku mwaka ugerageza gusama ntibibe, ni byiza kujya kwa muganga kuko ashobora kugufasha kureba niba ovulasiyo yawe ikora neza, niba nta kibazo kiri mu miyoboro y'intanga, cyangwa se niba nta n'indi mpamvu yatuma gusama bitinda. Ibi bituma ikibazo kimenyekana hakiri kare maze kigakemurwa. Izi nama zose ziruzuzanya rero, ntabwo ari imwe yonyine ishobora gutanga igisubizo, ahubwo ni ihuriro ry'imibereho myiza, kumenya umubiri wawe no gufata ingamba zikwiye zituma amahirwe yo gusama yiyongera. Iyo ubishyize mu bikorwa witonze kandi ufite amakuru ahagije, bishobora kugufasha kugera ku ntego yawe mu gihe cyihuse kandi mu buryo bwiza. Icy'ingenzi ni ukumva ko umubiri wawe ufite uburyo wisubiramo, kandi ugomba kuwihanganira no kuwufasha gukora neza, aho kuwushyiraho igitutu ngo urebe ko wasama vuba. Icyo kuzirikana utakwibagirwa ni uko kumenya umubiri wawe ari intambwe ikomeye, gukurikirana ukwezi kwawe, kumenya igihe cya ovulasiyo no kumenya ibimenyetso byerekana ko uri mu minsi y'uburumbuke, bigufasha gufata ibyemezo byiza kandi bifatika. Ibi ntibisaba kuba warize cyane, ahubwo bisaba gusa kubyitaho no kubikora buri gihe ubihaye umwanya. Ugomba kandi kurya indyo yuzuye, kunywa amazi ahagije, kuruhuka bihagije no kugabanya siterese ntubifate nk'ibyoroheje, kuko bifite imbaraga nyinshi mu mikorere y'imisemburo ifasha gusama. Ikindi cy'ingenzi cyane ni ukwihangana, kuko hari igihe ushobora gukora byose neza, ariko ugategereza igihe runaka ntuhite usama nk'uko wabyifuzaga. Ariko nanone niba igihe kirenze amezi 6 kugera ku mwaka ugerageza gusama ntibikunde, ni byiza kugisha inama muganga nk'uko twabivuzeho na mbere, kugira ngo ufashwe hakiri kare, kuko gusama nyuma yo guhagarika onapo bisaba guhuza ibintu byinshi bitandukanye. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.